umeze neza. Murakoze. Ariko mbere yuko wenda dutangira ikiganiro ndifuza kuguha ikizamini ngahita nguhereza amafaranga 5,000. Wabyumvise? Uri tayari kuyakorera? 5,000. Ubwo ni wenda nuraba utari tayari umuntu ahita yandika muri comment yihuse tureka ari wayatsindira. Mumfashe dusubize iki kintu 5,000 tubikorere nta kibazo ushobora kumbaza. Ariko ikibazo kiragira kiti. Sibyo? Yego. Reka twongere tubahe ikaze mwese abakurikiye Agnes TV show. Nizere ko muri amahoro. Nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba gira umugoroba mwiza. Haciye iminsi tutamubona imbere ya kamera. Ese ninde? Reka muhe umwanya basuzana biyibutse mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, muraho neza, ndabasuhuje. Mumeze mute? Njyewe meze neza, nitwa Agnes nk'ibisanzwe, nishimiye kugaruka imbere yanyu, ndabakunda cyane. Agnes urakaza neza, urisanga ni wawe, wambaye neza, urasa neza rwose. Imana ishimwe cyane. Umeze neza. Murakoze. Ariko mbere yuko wenda dutangira ikiganiro ndifuza kuguha ikizamini ngahita nguhereza amafaranga 5,000. Wabyumvise? Uri tayari kuyakorera? 5,000. Ubwo ni wenda nuraba utari tayari umuntu ahita yandika muri comment yihuse tureka ari wayatsindira. Mumfashe dusubize iki kintu 5,000 tubikorere nta kibazo ushobora kumbaza. Ariko ikibazo kiragira kiti. Sibyo? Yego. Iyo umupolisi cyangwa umusirikare ari mu muhanda ari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, sibyo? Iyo umuyobozi mukuru w'ikirenga ariho abaho kugira ngo atange amabwiriza ibintu byubahirizwe mu gihugu. Iyo umuntu arimo gucuruza mu iduka aba arimo gucuruza kugira ngo abone amafaranga amutunga n'umuryango we. Yego. None wowe Agnes muri aka kanya uri gukora iki? Ubu hano nje mu murimo w'Imana, ndi mu murimo w'Imana. Ubu ndi gukorera Imana. Yego. Okay, ubwo nizaguhemba kuko 5 ntago bitsindiye. Ubundi kuko nari nkubwiye ngo ngiye kukubaza wowe unsubize, wari kunsubiza uvuga ngo ndi gukorera 5,000. Ubwo rero ndaza kuguha kubera ndi kukubaza. Ubwo rero tayari watsinzwe. Oya watsinzwe. Wari gusubiza ngo uri gukorera 5. Nsubije ikiganiro, nsubije ikibazo nkuko wari ukimbajije kandi igisubizo cyacyo. Umbajije ndi gukorera iki? Ndi gukorera Imana. Oya wari kuvuga ngo uri gukorera 5,000. Ukabura yatsindiye. Oya ntacyo reka nyahombe nta kibazo kuko ndi gukorera Imana niko kuri. Komeza ukorera Imana rero imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane. Biragaragara ko rero ufite agaseke kanini cyangwa se nimba ari igicuma nimba ari sterine sinzi uzaniye abakurikira Agnes TV show. Niyo mpamvu ugiye kuguha umwanya nta kuguca mu ijambo ukatugezaho impamvu watuzaniye nk'uko yakabaye. Ariko mbere y'ibindi byose turifuza kubanza ugasenga Imana kugira ngo iby'Imana bitangirwe n'isengesho. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana yacu nziza, Mana yo kwizerwa, uri ibyiringiro, uri ubuzima, uri amahoro, hahirwa umuntu wese ukwiringira kubera ko utamukoza n'isoni. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye twabonye, watweretse ukuboko kwawe, watweretse imbabazi zawe, watubaye mu ruhande, watugiriye neza uko byamera kose twarakubonye. Hari umuntu warimbye avuga ngo bikomeye cyangwa byoroshye ndagomba kubona Imana. Tugushimiye ko abanye natwe ngaho imbere y'iyi kamera. Haduhera umugisha n'umuntu wese uri kureba iki kiganiro dukurikirana, umuhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugusabye rero gutyo nawe ukore nk'Imana. Urakoze data wa twese mwiza. Amen. Amen. Rero ngaho mukozi y'Imana uko byakabaye tugezeho icyo wageneye abakunzi bawe cyangwa se abakurikira Agnes TV show. Gusa tunabwira umuntu nimba ari mushyashya akabageza hano ari mushya nakande subscribe nanga mu kaboko k'iburyo mu ijambo ritukura subscribe. Ariko nimba warakoze subscribe uhita wongera gukandaho kuko ne wongera ugakandaho uraba wiyandukuje cyangwa se ukoze ngwikira abakoze iki. Uraba wiyandukuje mu gitabo cy'Imana no kuri channel yanjye. No mu gifaransa bangu arabakoze unsubscribe. Okay, rero karibu rero umukozi w'Imana. Imana ibaho umugisha kandi ndanezerewe cyane n'ukuri kugaruka kubana namwe.
nari mbakumbuye kandi cyane, ariko nari mpugiye mu bintu byinshi murabizi iby'ubuzima, ariko kandi maze iminsi nsenga, nagize ihishurirwa rikomeye cyane, kandi nizere ko namwe muri mu mwuka muri no gusenga. Ni byiza rero kuba mu nzu y'Imana, ni byiza kubana n'Imana, kandi ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Imana ishimwe cyane, nejejwe cyane no kuba ndi imbere yanyu. Reka rero dufatanye kumva ibi bintu Imana ishatse ko twumva. Aya matwi yawe yombi uko ari abiri yafungure kugira ngo wumve icyo Imana ishatse kukuvugishamo cyangwa se kukubwira, kugira ngo ukimenye. Ni byiza rero ko uba maso kugira ngo udacikanwa n'ikintu na kimwe. Reka rero tuganire ku magambo y'Imana. Nahoze nsoma inkuru ejo, inkuru y'abagabo batatu babigishwa bagiye kuroba. Harimo Petero ndetse na bagenzi be bajyanaga kuroba ku cyuzi. Icyo gihe Yesu Kristo yaramaze iminsi apfuye, cyangwa se bamubambye banamuhambye, ariko aza kuzuka. Abigishwa ntibabimenya, kandi yari yasize, yajyaga bibaganiriza kenshi bajyana mu butayu mu masengesho atandukanye, akajya babwira ngo hari igihe umwana w'umuntu azapfa, ngo ariko nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ntibayishurirwe kubera yuko bari babihishwe rwose. Nuko Yesu amaze kuzuka asanga Petero we na bagenzi be, Yesu abahamagara bari abarobyi. Iyo nkuru tuyiziranyeho, muraza kumfasha kubyumva cyane. Bari abarobyi, noneho Yesu abahamagara, basiga byose baramukurikira. Hanyuma muri make Petero aza kubaza Yesu ngo mbega ko twasize byose tukagukurikira, uzaduhemba gute? Tuzabaranwa ryari? Bizagenda gute? Hari abantu benshi bakijijwe, baje gusenga, baje kuririmba, baje mu murimo w'Imana, baje mu ivugabutumwa, ariko bafite imibare bari kubara ngo Mana turabaranwa gute? Uzaduhemba ryari? Bimeze ibintu bizawuhemba gute? Ndagira rero ngo mbakurire inzira ku murima. Yesu arangije asubiza Petero, aramubwira ngo Petero we, nimutagwa isari, nimukomeza gukora neza, mugatunganira Imana, mugakiranuka, kandi mugakora ibintu mubikunda, mukankorera mubishaka, nibwo nzabagororera. Nuko rero ndagira ngo tuganire kuri aba bagabo, kuri uyu mugabo Petero. Igihe kimwe rero ngo Yesu amaze gupfa, Petero ahita yigira inama, aravuga ati rero umugabo twajyaga dukurikira watwemereye kuzaduhemba, dore amaze kuva mu mubiri, ubu se turacyabigenje dute? Petero atangira kwigira inama yo gusubira hehe? Aho yahoze ku cyuzi, atangira kujya kuroba ajyana na bagenzi be. Haleluya, haleluya. Imana ibafashe kugira ngo mwumve neza iri jambo. Nuko Petero na bagenzi be bari ku cyuzi, bakesha ijoro, bararoba biranga, bashakisha uburyo bwose. Ubu hari abantu benshi basubiye inyuma, bava mu gakiza, bava mu byiringiro, bava muri korari, bava mu murimo w'Imana, basubira inyuma iyo bavuye. Ariko Mana we, Imana itugarukeho, kandi Imana igarura abantu bayo. Nuko Petero ngo bakesha ijoro ryose, ari nta kintu barabona, kandi barabahanga mu bintu byo kuroba, ni ibisanzwe, bari babimenyereye. Ariko noneho ngo basubiyeyo bibaza iyo byagiye, kuko ngo bajugunyaga urushundura nk'uko bari basanzwe babikora mbere, ariko bakabona nta kintu bakurura. Hari umuntu uri hano imbere y'iyi kamera, cyangwa se muri kunkurikirana, wavuye mu byizerwa, usubira hanze, usubira mu byaha, ugira ngo wenda bizongera bize. Kera nyine warafataga bigakunda kubera ko wari utaramenya, ariko hari ikintu wasobanukiwe, umenya ko byose bibaye nk'igihombo. None usubiyeyo, niyo mpamvu uri gukora n'ubundi ukabona nta kigenda. Petero rero ashora urushundura, araroba buracya, abura ikintu, we na bagenzi be babura ikintu bafata. Noneho ngo Yesu aza kuhagera. Haleluya, haleluya. Yesu aza kugera aho hantu, asanga ngo bakesheje ijoro. Ndakunda Yesu cyane, ntabwo yitaye ko basubiye inyuma bakanabibagirwa urugendo bagendanye nawe, ahubwo yarababajije ngo mbega bana banjye, mufite icyo kurya? Yesu yaje mu ijwi ryiza, abasanga ku cyuzi, arababaza ngo bana banjye mufite icyo kurya? Ngo maze baramusubiza ngo ntacyo dufite.
ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe udafite icyo kurya unkurikiranye, tuza ukomere mwituze no mu byiringiro, harimo igisubizo. Haleluya, haleluya. Yesu arabaza ngo mufite icyo kurya, baramusubiza ngo mwami ntacyo. Ariko bari bamuhishwe batarasobanukirwa ibyo ari byo, bari bagize ngo ni umuntu usanzwe, ariko usanzwe agira impuhwe. Haleluya. Akumbe ni yari Yesu. Noneho ngo harimo umwigishwa ngo Yesu yaramukundaga cyane, ngo amukunda cyane. Birumvikana ko uwo mwigishwa nawe yakundaga Yesu, ngo aza guhishurirwa areba uwo muntu, ngo abwira Petero ngo uyu ni umwami wacu, aho nimujugunye urushundura murobe. Haleluya. Ngo barongera baranaga kandi banagaho bari banaze n'ubundi, ngo baroba amafi menshi cyane, ngo ku buryo byabananiye kuyatwara, ngo bahamagara biwabo n'imiryango n'abaturanyi baza kubatwaza. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu ageze mu buzima bwawe, ibyo aguhereza ni bitandukanye n'ibyo abantu batanga, ibyo aguha ni bitandukanye n'ibyo abapfumu baguha, ibyo aguha ni bitandukanye n'ibyo mabuja wawe na bosi wawe baguhemba. Ndashima Imana ishimwe cyane. Noneho amaze kubabwira ngo ni murobe, barobye amafi menshi, ngo umwigishwa umwabwira Petero ngo uyu ni umwami wacu. Petero yari abihishwe, ntiyari yamenye uwo muntu, ariko Imana ishimwe, Petero acyumva ngo ni umwami wacu, ahita yibuka ko yambaye ubusa. Nukuri muri iteraniro cyangwa se hano hari abantu bambaye ubusa, ariko ndagira ngo mbabwire mureke kwambara ubusa. Kristo ari hano ngo akwambike, Yesu yaje ngo akwambike, umwami wacu azi kwambika, kandi uwo yambitse araberwa. Imana ishimwe. Ubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka. Petero yarigenzuye, yibuka ukuntu yihakanye Yesu inshuro 3 zose, aramwihakana imbere y'abagaragu, amwihakana imbere y'abantu, amwihakana imbere y'abashumba. Wihakanye Yesu mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ndagira ngo nkwibutse ko wambaye ubusa. Mugenzi wanjye, byibuke wambaye ubusa, reka Uwiteka akwambike. Haleluya. Ndafashijwe. Haleluya, haleluya, amen, amen. Maze Petero yibuka ko yambaye ubusa, yikabakabye yumva ntiyambaye, yarebye mu buryo bw'umwuka abona yambaye ubusa. Noneho rero, ariko Mana nakunze Petero, tugeze hano nuko Petero amaze guhishurirwa abona yambaye ubusa, yikubita muri icyo kidendezi. Haleluya. Ndashima Imana ko Petero hano yakoze ikintu cyiza cyane. Niba wambaye ubusa, wihangane uze gushaka ukuntu wakimunyamunya, wegera Imana uyibwire ngo nari naragukurikiye ariko nza gutera intambwe isubira inyuma. Bityo rero byatumye ntandukanwa nawe, ariko ndakwingiza ongera unyambike. Hari indirimbo ivuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, gushaka ubuntu unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Reka mbabwire, iyo wegereye Imana ukayibwiza ukuri, bwira Imana ko hari ibyo udashoboye kwihanganira, iguha imbaraga zo kubishobora, kuko irazigira. Imana igira imbaraga, Imana igizitanga. Petero ngo yikubita muri icyo kidendezi, ngo agaruka none habaye undi muntu, kubera ko yari yambaye ubusa nyine. Ikidendezi byavugaga ko yatangiye kongera kwiyeza kugira ngo none hagaruke kuvugana n'umwami. Ndashima Imana. Niba umenye kutambaye muri iri teraniro, ihangane, wakandika muri komanteri aho wabicisha hose, wakegera umukozi w'Imana kwitorera aho usengera, wanyandikira, nta kibazo, ndagufasha. Ariko wihangane, dushaka ukuntu twambara, kubera ko hari abantu benshi bambaye ubusa, kandi igihe cyo kugenda ku itorero ry'Imana kirageze. Abantu bageze igihe cyo kugenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri hari indirimbo ivuga ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. Ese uzataha nk'umukozi, uzataha nk'umukoresha, uzataha nyine, uzataha nk'umuhumyi, uzataha nkande? Nukuri byibaze, igihe cy'isarura gishize, abakozi bazataha. Ihangane muri risarura, ugerageze wambare, kandi nukuri wambare. Haleluya,
Amen, Imana amen. ishimwe ndafashijwe cyane. Ariko Amen, Mana, amen. hari ijambo riri muri Imbaraga n'amavuta. Yohana ibice 8 umurongo wa 21 hari ijambo ryiza haravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri ngo kandi nimumara kuba bigishwa banjye nyakuri ngo muzamenye ukuri ngo kandi nimumara gusobanukirwa ukuri kuzaba batura. Rero hari abantu benshi bibwira ko kuzura umwuka wera, kuvuga indimi nyinshi, guhogoza uzi kuririmba cyane no kuburi icyamamare no kuba nyine ibyo ntabwo ari byo bihindura umuntu mu Kristo. No, ntabwo kwambara imyenda ikubita hasi, ntabwo kwitega ibitambaro nk'uko nabikoze aricyo gisobanura mu Kristo. No, ntabwo guhagarara kuri aritari bizana igisobanuro cy'ubukristo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be aya magambo, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri kandi muzamenye ukuri niko kuzaba batura. Bivuze ngo hari abantu babaye abigishwa ndetse bahinduka nyine aba bigishwa b'ibirangirire ariko ntibamenye ukuri, baracyari mu bubata. Hari umuntu uvuga indimi ariko abase. Ndagira ngo munyumve neza, abantu muvugira Imana, abantu mukorera Imana ariko mukiri mu bubata. Ndashaka kubabwira inkuru nziza. Ibibiri iravuga ngo nimumenye ukuri kuzaba batura. Mureke tubatuke, mureke tuve mu byaha. Batuka iwanyu, batuka muri za karande, batuka mu businzi. Wiba umushumba ngo usinde, oya wisinda, ihangane. Mureke tumenye ukuri kandi ukuri kutubature. Imana ishimwe cyane. Rero abantu benshi mwari muri riteraniro cyangwa se mukurikiranye iki kiganiro, uze kwihangana witekerezeho, wibaze ngo mbega niki cyabase ubuzima bwanjye, niki cyatumye ubugingo bwanjye bubatwa, niki nyine cyabubase. Uze kwihangana, Imana uyegere, iraza kukumenyesha ukuri. Namenya amakuru aryoshye cyane kubera ko Bibiliya ivuga ngo iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, kandi umugenzi naho yaba ari umuswa ariko iyo nzira ntabwo azayiyo. Haleluya! Ntabwo umugenzi naho yaba ari umuswa azayoba iyi nzira yo kwera no gukiranuka. Ndakwinginze egera Imana uyibwize ukuri. Yibwire ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Bwira Imana ngo dore narabaswe, ndakwinginze umbature. Imana rero ibaha umugisha kandi ndabashimiye cyane kubwo gukurikirana iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikubature, Imana igukure muri karande, Imana iguha ubuzima, Imana iguha amafaranga, Imana iguha agakiza, Imana iguha umwuka wera, Imana iguhaze uburame, kandi Imana ihe izina ryawe ubuzima, nyine izina ryawe rikomere kandi intambwe zawe Imana izirinde guteba uri muri riteraniro. Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane kandi murakoze gukurikirana ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Abwirwa benshi akumva beneyo. Nge numvise nakuyemo ibyanjye, ntekereza ko n'udukurikiye yabakuyemo ibye. Ese umuntu yifuza kukuvugisha yakubona gute? Murakoze kumbona, birashoboka. Nimero yanjye ni 079 25 15 74. Yego 079 25 15 74. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Rero ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Agnes TV Show. Nizere ko muri amahoro, nizere ko Uwiteka akomeze kubahira muri byose, kandi mbifurije ko muzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi, tukazabana mu bwami bw'ijuru umunezero uzira iherezo. Turabakunda, tubifuriza ibyiza. Hano ni mu nzu y'Imana, tuzatungukira byinshi, tubabone abakozi b'Imana batandukanye, abahanuzi, abahanzi, abavugabutumwa ndetse n'abandi bantu benshi baba bafite n'ubuhamya bwadufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Murakoze, Imana ibahire muri byose. Amen.